bisa naho umuti wagerageje komora umutima we ari ukuririmba. Indirimbo ze hafi 90% zamenyekanye mu bihe bigoye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda biba buri mwaka Mata, nka Mibirizi, Fura zo ku Mugote n'izindi. Byanga byakunda wagiye wibaza ku mpamvu uyu mugabo yagiye akunda kwibanda kuri izi ndirimbo cyane. Wari uzi ko se nawe ari umwe mu bamateka mabi ya jenoside yigirijeho nkana nk'abandi banyarwanda bose bayirokotse bagasigarana ibikomere? Nayahe mateka yaranze uyu mugabo? N'ibiki bimwerekeyeho by'ibanze utaruzi? Byose nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Naho ngiye muri kumwe di Benita Giraneza Uwera. Muhawe ikaze kuri BGU Space. Yibanze ku miririmbire y'indirimbo zitanga ubutumwa bwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994. Indirimbo Mibirizi ifite aho ihuriye cyane n'uyu muhanzi, cyane ko Mibirizi ari agace Munyenshoza Dieudonné yakuriyemo ndetse yavukiyemo ku ya 25 Nzeri mu 1975 ahitwa Kimbogo, ahahoze ari prefecture ya Cyangugu, ubu akaba ari mu ntara y'Uburengerazuba. Munyenshoza Dieudonné ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi banafashe ya mbere mu kuririmba indirimbo zomera ibikomera abarokotse ubwicanyi bwahitanye abasaga miliyoni. Umuryango we na benshi mu bavandimwe be biciwe muri jenoside yabereye ku musozi wa Mibirizi ahaguye abatutsi babarirwa mu bihumbi. Icyo gihe we yari ku rugamba rwo guhagarika ubu bwicanyi mu gisirikare cy'inkotanyi. Munyenshoza Dieudonné yavuye Mibirizi ahagana mu 1991. Icyo gihe ni nabwo yabanje gufungirwa muri gereza ya Gitarama mu gihe cy'amezi 6 ashinjwa kuba icyitso cy'inkotanyi. Icyo gihe yari afite imyaka 16 gusa. Nyuma y'ayo mezi aza kurekurwa. Munyenshoza avuga ko igitekerezo cyo gukora indirimbo Mibirizi, indirimbo yamenywe na benshi, yakigize ubwo yahasuraga mu 1995 jenoside imaze guhagarikwa, agasanga hasigaye amatongo n'imfubyi bitandukanye nuko yari asanzwe ahaza imbere kukuntu hari heza bitavugwa. Ni nyuma y'uko yari amaze imyaka isaga 2 ku rugamba, kuko yari yaragiye kuri uru rugamba mu 1993. Munyenshoza avuga ko yafunzwe mu byitso muri gereza ya Gitarama nubwo yari umunyacyangugu, akumva ko byatewe n'ukuntu ahandi hari huzuye bagasanga aho hagisigaye kave gusa. Ati kave yari igenewe gufungirwamo umuntu umwe, ariko twe twafungiwemo turi abantu 12. Twahabaye amezi 6 tutinyegambura. Iyo bazanaga amafunguro cyangwa wenda tugiye gukaraba mu maso nibwo wagiraga amahirwe yo kurambura amaguru. Benshi nibwo buzima twabayemo. Ndibuka ko tujyamo twasanzemo ibintu by'ibitagangurirwa. Reba naho ahantu hadahiruka abantu, kumara amezi 6 uri kwisima gusa. Hari imishyikirano yabaye, inkotanyi zisaba ko abantu bafungurwa, maze abitwaga ibyitso barafungurwa muri rusange mu magereza hafi ya yose. Nibuka ko haje amabisi ajyana abantu aho baturutse. Munyenshoza icyo gihe ngo yaje kumara indi minsi 3 afunzwe wenyine mu bo bitaga ibyitso, ngo hanyuma izindi mfungwa zari zifungiwe hafi ye hatari muri kave bakamwibazaho uko yasigayemo wenyine watazi uko byagenze. Ngo baje kumusohoramo ku munsi wa 3 bugorobye, ngo maze yibaza uko azagera i Cyangugu biramuyobera. Ngo yari afite amafaranga 150 gusa. Ngo mu gusohoka rero yagiye ahantu hari restaurant ngo agure icyayi yumva uko isukari ataraherutse imeze. Ngo nubwo yari afite gahunda yo kujya Cyangugu, ngo yaje gufata inzira igana i Kigali, yurira imodoka yabonye imwegeza imbere. Ubwo yavuye aho ari yerekeza i Kamonyi, ahagera n'ibirenge ariko byabyimbye koko nkaho bitakabaye ibyo. Ahageze ngo abantu baramuzitiye, maze ngo azagere ku basirikare yerekanye ibyangombwa yari yahawe. Bamuhata ibibazo, kubw'amahirwe bamusiga mu muferege kibazwa bitewe na lift bari babonye. Ngo icyo gihe yaraye mu ishyamba bumukeraho. Ngo buke yakomeje urugendo ndetse aza kunyura kuri bariyeri Nyabugogo abifashijwemo n'uwitwaga Mitwe Ibiri bari baziranye iwabo. Ageze i Kigali abazaho mukuru we yaratuye ajyayo. Aho niho yatangiye urugendo rwo kuzerekeza mu gisirikare avuye i Kigali, ndetse mu gihe yaragitegereje kugenda yabanje gukora muri Roi Faisal. Munyenshoza avuga ko ubuhanzi bwe bwatangiye akiri umwana muto cyane, ngo kandi ko yakundaga kuririmba indirimbo zose yumvaga ku maradiyo. Aza kuvumbura ko ari impano ye bya nyabyo ubwo yari mu gisirikare, aho we na bagenzi be babaga batera morale abandi. Ati
ariko nanone indirimbo nakoze ya mbere yitwaga Urukundo Ruzira Icyasha, iyo ivuga ku basirikare baguye ku rugamba. Ariko nanone ya mbere nasohoye navuga ko yari ikoze neza ni iyitwa Mibirizi, ikurikirwa n'iyindi yitwa Umunsi Wandutiye Iyindi. Munyenshoza avuga ko yabanje kuririmba Agasozi k'iwabo ka Mibirizi ngo ari nabyo byamuteye umwete wo gukora izindi ndirimbo ku tundi dusozi nk'iyitwa Imfura zo ku Mugote, Nyanza ya Butare, Twarabakundaga, ndetse zose zakurikiye Mibirizi akaba yarazisohoreye rimwe. Ku kibazo ujya wibaza niba abantu bose bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi yaririmbye yaba yaraziranye nabo imbona nkubone, birumvikana ko nk'abari batuye iwabo Mibirizi hari abo yarazi, gusa nk'abandi bo mu tundi duce mbere y'uko akora indirimbo yaho yageragezaga kubanza kumenya bamwe mu bahaguye akifashisha amazina yabo. By'umwihariko indirimbo Mibirizi kandi ayifiteho ubuhamya bukomeye bw'abantu bamusuye bakamugabira yewe n'inka, bati uzi ko ari nkaho wazuye ababyeyi bacu. Nk'amashusho n'amafoto ukunze kubona mu ndirimbo ze ngo yayabonaga yifashishije inshuti ze zirimo n'umuzungu wari warafashe ubukwe bwo ku Mugote. Imfura zo ku Mugote igaragaza amateka arambuye ya Jenoside yakorewe Abatutsi bari batuye ku musozi wa Mugote na Mvuzo. Aho ni mu karere ka Rulindo ahibasiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi bitewe n'imiterere y'aho hantu hagoye Abatutsi guhunga abicanyi, maze imwe mu miryango yabo irazima burundu, dore ko ako gasozi kari kariho ibirindiro bya FARC aho bari bafite intwaro zikomeye. Muri ako gace kandi Jenoside yahawe ingufu n'abayobozi bakomeye muri leta y'isi y'abatabazi bahavukaga. Ni naho hazwi nka Remera y'Abaforongo yo mu murenge wa Kinzuzi, ahazwe amateka y'igikomangoma Forongo uzwi ku izina ry'ubwami Mibambwe Isekarongo Imutabazi wayoboye igitero cyanesheje Abanyoro. Mvuzo rero na Mugote ni tumwe mu duce tw'u Rwanda twabohowe n'inkotanyi nyuma y'utundi. Bamwe mu batuye ako gace bemeza ko ingabo za FARC zari zikambitse muri ako gace zavuye mu birindiro byazo ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1994. Birumvikana ko umubare w'inzirakarengane zahicirwaga wakomezaga kwiyongera. Ni na nyuma y'uko ahari naho hantu ingabo za FARC zari zisigaranye zihangana n'inkotanyi aho barasaga ku musozi wa Jari. Mvuzo na Mugote ni imisozi iteganye ariko iri mu mirenge inyuranye, aho Mvuzo iri mu murenge wa Murambi mu gihe Mugote iri mu murenge wa Ngoma. Iyi misozi yombi igakikizwa n'imirenge ya Kinzuzi, Burega, Masoro na Ntarabana, aho hakaba harahoze ari komini Burizi. Munyenshoza Dieudonné wakunze kuririmba utwo duce twose n'imisozi yagiye igwaho benshi mu nzirakarengane zakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi. Mata 1994 yize amashuri abanza i Mibirizi, nyuma za guhabwa amahugurwa y'ububaji mu kigo cya Kibogora atangira kubikora nk'umwuga mu 1989. Mu mwaka wa 1993 nibwo yinjiye mu gisirikare cy'inkotanyi, gusa aza gusezererwa mu mwaka wa 2016 kubera imyaka y'ubukure. Munyenshoza Dieudonné uba arubatse afite umugore n'abana, gusa akaba yarerekeje mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakoze kubana natwe, ni nahanga dusoje iki kiganiro cyacu. Turabibutsa ko igitekerezo cyawe, inyunganizi yawe bidahejwe hano kuri BGU Space.